ibyo kurya birwanya umunaniro. Umunaniro ni ikintu duhura nacyo mu buzima tubamo, aho twaba dukoresha amaboko cyangwa dukoresha ubwonko. Mu buryo bwose habaho umunaniro, kandi uko tunanirwa biratandukana bitewe n'icyaduteye kunanirwa ndetse n'umwanya twamaze tugikora. Kuri ubu hateye ibyo kunywa bizwiho ko byongera imbaraga, ugasanga umuntu nibyo ahise atekereza akimara kumva ko ananiwe. Nyamara ku rundi ruhande ariko mu byo kurya turya cyangwa mu byo kunywa tunywa ku mafunguro asanzwe hari ibirwanya umunaniro. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibiribwa 10 bifasha kurwanya umunaniro mu buzima bwacu nk'abantu. Mu biribwa 10 bifasha kurwanya umunaniro mu buzima bwacu nk'abantu, icya mbere ni utubuto twa chia. Utu tubuto kuva kera twitwaga ibyo kurya byo kwiruka. Utu tubuto tugira ubwoko bubiri burimo maya na aztecs, kandi mu myaka yo hambere badukoreshaga kugira ngo dufashe abantu kwiruka batananirwa mu gihe cy'amasiganwa. Akayiko kamwe k'utu tubuto akaba karimo garama 2 n'ibice 5 za protein ndetse na garama 5 za fibre. Ibi byombi bifasha gutuma igipimo cy'isukari yo mu maraso kitagabanyuka, ndetse hanarimo ibinure bya omega 3 bizwiho kurwanya kubyimbirwa bigatuma imikaya ikomeza gukora neza. Muri utu tubuto habonekamo kandi imyunyungugu inyuranye nka magnesium, potassium n'ubutare, ndetse hanabamo calcite izwiho gufasha abantu basiganwa. Ibi byose tumaze kubona bituma utu tubuto tuba twiza mu kurwanya umunaniro, dore ko tunakoreshwa mu byo kunywa bikoreshwa n'abakora siporo. Mu biribwa 10 bifasha kurwanya umunaniro mu buzima bwacu nk'abantu, icya kabiri ni watermelon. Ubusanzwe gutakaza amazi make gusa, akabane n'ubwo watakaza 1.5% byayo mu mubiri, bituma wumva umunaniro. Reka tuamare impungenge ko kubikosora byoroshye bitewe nuko uru rubuto rwa watermelon aricyo rukora. Ubusanzwe 90% by'ibigize uru rubuto ni amazi, bityo kururya birwanya umunaniro ndetse n'inyota. Mu biribwa 10 bifasha kurwanya umunaniro mu buzima bwacu nk'abantu, icya gatatu ni amata y'inshyushyu. Nubwo benshi batari babizi, nyamara burya amata y'inshyushyu uretse gutuma umubiri winjiza amazi, burya amata anatuma ugarura imyunyungugu iba yatakaye iyo biri byuya. Ubusanzwe mu mata dusangamo proteine n'ibinyamasukari binyuranye, by'umwihariko kunywa agakombe k'amata mbere yo kuryama bituma ubyuka ufite ingufu. Ibi biterwa nuko mu mata harimo casein, kandi yizwiho gutuma imikaya igarura ingufu. Mu biribwa 10 bifasha kurwanya umunaniro mu buzima bwacu nk'abantu, icya kane ni oatmeal. Oatmeal mu kinyarwanda ubusanzwe ni ibinyampeke bwo mu bwoko bw'ingano. Burya kenshi iyo ubyutse umubiri uba ukeneye ibyo twakwita nk'ibitoro bituma wirirwa umeze neza umunsi wose. Kurya ifunguro rikomoka kuri oatmeal cyangwa se ikindi kinyampeke cyuzuye ingano cyangwa umuceri biha umubiri wawe bitera imbaraga bihagije, bituma umunsi wose wirirwana ingufu. Kimwe mu bintu mugomba kuzirikana nuko ibinyampeke turi kuvuga hano ni ibinyampeke byuzuye, ntabwo ari bimwe byanyujijwe mu nganda. Mu biribwa 10 bifasha kurwanya umunaniro mu buzima bwacu nk'abantu, icya gatanu ni ibishyimbo. Ibishyimbo bikungahaye kuri fibre kandi zizwiho ko zitinda kugogorwa, bityo bikaba bituma umubiri uhorana ingufu. Fibre kandi dusanga mu bishyimbo zizwiho ko zifasha mu kuringaniza igipimo cy'isukari mu mubiri. Ibishyimbo kandi bibonekamo magnesium izwiho gutuma umubiri uruhuka, ukanakoresha ingufu nkeya izindi ukazizigama. Mu biribwa 10 bifasha kurwanya umunaniro mu buzima bwacu nk'abantu, icya gatandatu ni ubunyobwa. Mu bunyobwa dusangamo proteine na fibre, ibi bikaba bizwiho kuzamura ingufu no gutuma igipimo cyazo kiba ku rwego rwiza mu mubiri. Ubunyobwa bukaranze butuma umubiri ugarura imyunyungugu nka sodium na potassium, ndetse tunasangamo magnesium. Mizero Media irabasaba kuzirikana ko ari byiza kurenzaho amazi mu gihe umaze kurya ubunyobwa bukaranze. Mu biribwa 10 bifasha kurwanya umunaniro mu buzima bwacu nk'abantu, icya karindwi ni ibihumyo.
Ibihumyo ni isoko nziza ya vitamine B zinyuranye by'umwihariko nka riboflavin, niacin, thiamine, pantothenic acid, vitamine B6 ndetse na vitamine B9. Izi vitamine zose ni ingenzi mu gutuma umubiri ugira ingufu, ndetse by'umwihariko riboflavin ituma umubiri wikorera ingufu ubikuye mu byo turya. Ikindi kandi burya ibihumyo birinda mitochondria, iyi izwiho kuba ari ikora ingufu umubiri ukeneye, tukaba tuyisanga muri buri karemangingo fatizo k'ubuzima. Pantothenic acid dusanga mu bihumyo ifasha imvubura gukora mu gihe cya stress, ndetse na niacin igahinduramo ibyo twariye ingufu umubiri ukoresha. Mu biribwa 10 bifasha kurwanya umunaniro mu buzima bwacu nk'abantu, icya 8 ni ibijumba. Ibijumba ni ibyo kurya byo mu bwoko bw'ibinyamafufu, bikaba ibiribwa bizwiho kubamo ibitera imbaraga kandi bikungahaye kuri potassium ihagije. Potassium ifasha mu kuringaniza igipimo cy'imyunyungugu mu mubiri, ndetse kandi inafasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso. Potassium dusanga mu bijumba izwiho kurwanya stress, kandi iyi ishobora gutera umubiri kunanirwa. Mu biribwa 10 bifasha kurwanya umunaniro mu buzima bwacu nk'abantu, icya 9 ni amagi. Amagi ni isoko nziza y'ingufu kuko ubusanzwe akungahaye kuri zinc, ubutare ndetse na za proteine nyinshi zinyuranye. Ntabwo proteine dusanga mu magi zituma wumva uhaze gusa, ahubwo zinaha umubiri wawe imbaraga ukeneye. Garama 6 za proteine zo mu igi zituma igipimo cy'isukari yo mu maraso kitamanuka. Ikindi ni uko mu magi hanarimo leucine na amino acid, kandi ibi byombi bizwiho gufasha mu gukora kw'imikaya. Mu magi kandi hanabonekamo vitamine z'ubwoko bwa B zinyuranye, kandi zizwiho gutuma umubiri ukora ingufu ukeneye. Mu biribwa 10 bifasha kurwanya umunaniro mu buzima bwacu nk'abantu, icya 10 ni icyayi. Icyayi cyose by'umwihariko thé vert cyangwa green tea kibamo thiamine, ikaba amino acid itera umubiri gushabuka no kuba maso. Icyayi kirimo kandi kafeine nkeya, kuko mu gakombe gato harimo hagati ya miligarama 35 na miligarama 50 zayo, by'umwihariko iyi izwiho kuba inkabura. Muzirikane ko atari byiza kunywa icyayi mu gihe ugiye kuryama, kuko byatuma udasinzira neza, bikaba byagabanya ingufu aho kuzongera. Ubusanzwe ni byiza kunywa icyayi mu masaha byibuze 2 mbere y'uko uryama. Igihe cyose uzumva umubiri wawe wacitse intege cyangwa unaniwe, si byiza guhita witabaza ibizwi nka energy drink nka za Red Bull, Azam energy drink n'ibindi. Ikintu ukwiye gukora ahubwo ni uguhitamo rimwe cyangwa menshi mu mafunguro tumaze kubaganirizaho, kuko uretse kongerera ingufu bizanaguha izindi ntungamubiri zinyuranye. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media, ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza, cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo.
Iki ni ikiganiro Amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana abane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.